amahoro y'Imana bane natwe. Ku mazina ni yayandi Umutoni Sandra. Mbanje kubasuhuza aho muherereye mwese mudushyigikira, turabakunda cyane. Amahoro y'Imana n'imigisha ibomeho kubera ko muba mwadushyigikiye, kandi mujye mudufasha musangize n'abandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere yo kumva ijambo ry'Imana, nkunda kugushishikariza gushima. Umuntu ashobora kuryama akafunga amaso kugira arebe ko yasinzira, cyangwa se hari abahanga bavuze ngo hari igihe umuntu agerageza akanywa imiti, ariko mu gitondo hatabaye imbabazi z'Imana ngo marayika agukureho ati byuka, ntabwo byashoboka cyangwa ngo bikunde. Nta nubwo wanywa iyo miti ngo bikunde, ariko wowe wabonye ari amahoro, shima Imana muri byose. Umunsi ushobora gusa n'undi ariko ibereye muri uwo munsi ntibise, cyangwa se igitondo kigasa n'ikindi ariko ibereye muri icyo gitondo ntibise, ariko wowe wabonye ari amahoro. Umuririmbyi araririmba tuzirirwa mu isi ntituzayiraramo, kuko hari umuntu uryama ari muzima, akaryama nta kibazo afite, akaryama yewe atanarwaye, ariko mu gitondo bajya kumva ngo byarangiye. Wowe wabonye ari amahoro, fasha dushima Imana. Imana turagushimye, turaguhimbaje. Waturindiye umubiri n'ubugingo, uhimbazwe ushyirwe hejuru. Iyi saha tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mukunda, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, iri jambo tugiye kumva reka rigira aho ridukura n'aho ritugeza. Mana, mbonereho gusengera abarushe n'abaremerewe. Ijambo ryarambwira neza ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nitugusanga uturuhure. Hari abananijwe n'uburwayi, hari abananijwe n'ubukene, hari abananijwe n'ibibazo bitandukanye. Abo bose ndabasengeye, kuko ijambo ryawe riravuga neza, waduhaye ububasha bwo gutegeka no gukandagira inzoka na sikorupiyo. Bisobanura ko ibyo byose waduhaye ububasha bwo kubitegeka. Niyo mpamvu ntegetse buri muntu wese uri bwumvira ijambo, ikibazo afite cyose ndagihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Nzi ko ushoboye byose, ntawakwiringiye ngo akorwe n'isoni. Umuntu yabasha kugukoza isoni, ariko wowe uwo wagiriye neza uramumwazura. Ndakwinginze rero wigaragaze kuri buri muntu wese ufite ikibazo. Urwaye umutera urushinge rutaryana, umuhe ikinini kidasharira. Mu izina rya Yesu uhaguruke ucyumva ubu butumwa. Mwami Yesu, ufite ideni ndagusabye umucire inzira. Umunyarwanda yaravuze ufite inzira zirenga imyenge ya supanete. Ndakeka muri izo nzira kutaburamo inzira yo kurengera uyu muvandimwe. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ubane natwe kandi uhagararane natwe. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ububasha n'ubushobozi. Abadayimoni bumva bagahunga, abarozi bumva bagatinya, abarozi bahangara umuntu uvuga iryo zina ntibamubashe. Niryo mpamagaye iyi saha mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana, reka turirimbe indirimbo ivuga ngo nimukiringire abantu batabonerwamo agakiza, nimukizere inshuti za hano mu isi. Iyo igihe kigeze zijya zisebanya vuba, iyo ibibazo bije zijya zihararuka vuba. Izere Yesu wenyine, niwe nshuti nziza, murajyana nigusige, mwasangira nigucure, wibitse ibanga n'irimene. Inshuti za hamwe isi zikundana ubw'urumpamo, iyo ufite amafaranga ubwo nibwo ugira inshuti, ariko hari uwankunze kera njyewe namuzi, izina rye ni Rukundo kandi yitwa Rudasumbwa. Izere Yesu wenyine, niwe nshuti nziza, murajyana nigusige, mwasangira nigucure, wibitse ibanga ntirimene. Haleluya. Yesu niwe nshuti nziza, niwe mujyana ntagusige, niwe mujyana mu bikomeye akagushigikira, niwe mujyana mu bikomeye hahandi abantu babona ko bananiwe bamanitse amaboko akabana nawe, ndetse si ibyo gusa no mu rupfu muragendana. Haleluya. Rero niwe nshuti nziza,
niwe inshuti idaharara. Ab'isi baraharara, umuntu mushobora guhararana uyu munsi, ejo mwagirana ikibazo akaguhararuka. Ubwo rero ndagushishikariza kugira Yesu inshuti yawe, niwe nshuti nziza, ubitse ibanga, umva ukarinda upfa nta wundi uryumvanye. Imana itugirire neza. Tugiye kumva ijambo ry'Imana rivuga ngo kwiringira ab'isi nta mumaro. Haleluya. Bijyanye n'iyi ndirimbo, kwiringira ab'isi nta mumaro. Umuntu w'isi uramwiringira, wageraho rukomeye akamanika amaboko, wageraho rukomeye akakwereka, arakubwira nkuri inyuma, ariko Kristo we akuba imbere, arakubwira mwana wanjye nkuri imbere, ariko uw'isi we arakubwira nkuri inyuma. Iyo ageze aho rukomeye agusiga muri cya kibazo kubera ko akuri inyuma. Kadusome mu izina rya Yesu. Abana b'abagome bazabona ishyano, niko Uwiteka avuga. Bagisha abandi inama batari njye, barifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye, kugira ngo bongere icyaha ku kindi. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abifatanya n'abagome, abifatanya n'abarozi, hari abifatanya n'abapfumu, hari abifatanya n'abandi kukugirira inama zitari nziza, hari abifatanya n'abandi bakavuga ngo reka runaka mwumva mukorere kino na gutya, umuntu mbese akabona ko ibyiza bitagukwiye, ahubwo agahitamo agafata inama yo kukujyana mu bapfumu. Ngo abo bantu barahari kandi n'abana babo barahari. Haleluya. Batakwifuriza ibyiza, bumva ko waseba, bumva ko wakwandagara, batumva ko watekana mu buzima bwawe. Babandi bajyana amazina yawe mu bapfumu, bajyana ibyawe waruhiye mu bapfumu, bakavuga ngo ndashaka bisu. Abo barahari. Haleluya. Ariko dufite Imana itudwanirira ku manywa na nijoro. Umukozi w'Imana umwe niwe wavuze ngo Imana niyizi aho imigambi yawe iyibika. Nta murozi wahamenya, nta murozi uzi umugisha wawe aho upfunyitse, ntawe n'abariya bigira ngo ni ibyihebe, ni ibyigenge. Umuntu umwe aho numviye ko ari abarozi, nta bushobozi nta n'imbaraga, ngo umuntu umwe yari ameze nk'igihangange mu gihugu, ameze nk'igihangange, azwi kuroga. Aravuga ngo haza umupasiteri uzi ko azi gusenga Imana, aziyaminiye umunsi umwe aze ngo duhangane. Arangije yitaka ibigwi, arivuga, avuga Imana akorera, arazivuga, aravuga yewe aba nka kwa kundi Goliyati yari yarigize igihangange, abona ko nta muntu wamushikura cyangwa se wamushitura. Umva, arangije aravuga ngo niba hari umupasiteri wiyaminiye, tuhane umunsi tuzahure kuwa gatatu. Barahura, babahereza isaha kuri radiyo. Barangije kubahereza isaha, baramubwira ngo umupasiteri aramubwira, njyewe nguhaye iminota 57, njyewe 3 y'insigiri. Uwo muntu arivuga, aritapa. Burya abapfumu hari n'ibintu bakora ukabibona ako kanya, ariko uwo muntu we yaramubwiye, akimara gukora ibyo aramubwira reba hejuru. Arangije ahamagara umuriro, arawuhamagara. Amahoro y'Imana bane natwe. Shalom, shalom.